uyu munsi ndakubwira ibintu 10 ubushakashatsi bwerekanye biri mu bitera umutwe. Nubasha kubyirinda uzirinda kurwara umutwe cyane. Ikintu cya mbere, ruhuka nyuma ya stress. Nimba ufite stress, making sure ko uruhutse. Ruhuka nimba ari umunsi ukurikiyeho wenda ari nk'ikiruhuko ari nk'uwa weekend, ruhuka bihagije. Icya kabiri, irinda umujinya w'umurandura nziza. Icya gatatu, irinde kwicara cyangwa guhagarara nabi. Buriya hari position umuntu yicaramo cyangwa ahagararamo. Zikurikize, nimba utazizi zishakishe pe, zirahari. Nicyo ikoranabuhanga rimaze, nicyo internet imaze, sibyo yikoresha. Icya kane, irinde ibintu bifite ya mpumuro iri hejuru. Nimba ari uguhumura bikabihumura cyane birenze, nimba ari ukunuka bikabinuka cyane, ibyo bintu byirinde uko bitera umutwe. Icyo bashyize ku mwanya wa 5 ni imihindagurikire y'ikirere. Iyo uzasanga kubera yuko nta ruhare tuyifiteho namba, hari abantu bituma bafata imiti yo kubarinda cyangwa se kubagabanyiriza uburibwe bw'umutwe. Icya 6, irinde guhekenya amenyo. Hari abantu barakara bagahekenya amenyo, ibyo bintu byirinde cyane. Icya 7, irinde urumuri rukabije. Hari abantu muri telefone usanga bamariyemo urumuri cyangwa muri machine, bizirinde. Icya 8, irinde amafunguro arimo CO2 cyangwa biriya cyane nka Coca-Cola. Hari abantu bakunda kuyinywa, hari abitereye ikibazo, hari nabo itagitera. Ariko nimba igi gutera ikibazo, byirinde. Icyo bashyize ku mwanya wa 9 uratangara, bashyizeho iyi mibonano mpuzabitsina iri mu kavuyo, wakoze ejo, wabikoze ejo, buri mwanya ibintu nyine wumva bidasobanutse, n'importe quand uko bikujeho. Ibyo nabyo bitera umutwe. Icyo bashyize ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma, ice cream. Abakunzi bazo twihangane.